Ndabasuhuje cyane aho muherereye hose ni kuri Merance TV Show. Imana yacu ntabwo ijya ihongerwa cyangwa se ngo itangirwe ibiguzi, kubera ko irihagije, kubera ko ni Imana ishobora byose. Ikindi kandi ntirobanura ku butoni nk'uko abantu bamwe bajya babyibwira. Ushobora kureba mugenzi wawe cyangwa se undi muntu muziranye ukabona hari ibyo yagezeho, ukavuga uti ese njyewe bite bimeze gute ko nkiri hasi ntaragera hariya. Ariko reka nkubwire ko Imana yacu ntirobanura ku butoni, ejo ni wowe. Kandi ikindi, Imana yacu ntiyita ku cyubahiro abantu bafite. Imana yacu ifasha bose, ikorera bose, kuko ntabwo ijya yita ku cyubahiro abantu baba bafite. Ikindi kandi, Imana yacu ifasha umuntu ititaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Twebwe dusabwa kuyiringira gusa, tutishingikirije ku mikomerere yacu cyangwa ku byo dutunze, tukiringira Imana, cyangwa se amadini tubarizwamo, tukirinda kuyarebaho, kubera ko Imana yacu ntabwo ireba ku idini, ntireba ku byo waba ufite. Imana yacu ireba umutima uyikunda, ireba umutima unyuzwe, kandi Imana yacu ifasha abantu bose, uhereye kuri wa wundi twavugaho hasi ukazamuka ukageza kuri wa wundi w'umunyacyubahiro. Imana yacu abo bose ibasha kubafasha. Kandi inzira z'Imana, kandi ukwiriye kumenya ko inzira nziza burya kugira ngo ushyikirane n'Imana, kugira ngo ubane nayo utishingikirije ku kintu icyo ari cyo cyose, inzira nziza burya ni ukwihana. Inzira nziza ni ukwemera icyaha imbere y'Imana, ubundi Imana ikakubabarira. Rero Imana yacu itanga imbabazi, kandi benshi iyo bakoreye Imana ijya ibagirira neza, Imana ijya ibarengera, ijya ibaha imbaraga kandi ikabaha gukomera. Icyo dusabwa gusa ni ukwihana, tukagendera mu nzira Imana idushakamo. Ikindi, hari abantu benshi Imana ijya igirira neza, uyu munsi ikakuzamura, ikagukura aho wari uri, ikakugeza ku rundi rwego, ariko ibyo ngibyo bigatuma usubira inyuma mu mutima, bigatuma utabasha kwibuka aho wavuye, utabasha kwibuka ibyo Imana yagukoreye. Ibyo rero ntabwo Imana ibikunda. Imana iba ishaka ngo niba ikugiriye neza uyishime, kandi wirinde gusubira inyuma. Hari nk'urugero, abantu benshi bashobora kugirirwa neza uyu munsi, ukaba wari uriho mu buzima bubi, cyangwa se hari ibyo wari ukeneye, ugasaba Imana ukavuga uti Imana nunkorera biriya nzagushima, ariko wamara kubigeraho, wamara kubibona, ugasanga umutima wawe usubiyeyo, usubiye inyuma, usubiye muri bya bindi wari urimo, usubiye kure. Ibyo rero ntabwo Imana ibikunda. Imana iba ishaka ngo ubane nayo, iba ishaka ko inzira nziza urimo uyikomeza, kugira ngo nayo igusange kandi ikugirire neza, iguhe na bya bindi byose waburaga. Rero mbabwira ngo ukwiriye kubura amaso ukareba, ukibaza uti se bimeze gute, ukavuga uti ese ko abamamaza Yesu ari benshi, aho intore zaba ari zingahe, ese abo Imana yemera baba ari bangahe, ko mbona buri wese afite aho abarizwa, buri wese yamamaza Yesu, intore zaba ari zingahe. Ukisuzuma ukareba ko nawe uri mu b'Imana yishimira, uri mu ntore z'Imana, uri mu bo Imana itangira ubuhamya. Rero twisuzume. Benshi bishingikiriza ibintu byinshi bitandukanye, ugasanga rimwe na rimwe wenda bibagiwe ko inzira z'Imana ari nyinshi, kandi bibagiwe ko Imana ibabarira, ugasanga bibagiwe ko Imana ishobora kugira aho ibakura, ikagira n'aho ibageza. Rero nkubwira ngo Imana yagufasha, Imana yakugirira neza, kandi Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni, kandi Imana yacu ntihongerwa. Nta kintu na kimwe cy'ikiguzi wavuga wayiha kugira ngo igire ibyo igukorera. Ibikora mu bushake bwayo, kandi ikabikora ku bw'imbabazi zayo hamwe no gusenga. Nyemerera ngushimire, nkubwire ngo wakoze gufata umwanya wawe ungana gutyo ukankurikira. Dusubire mu kindi kiganiro.